kugutegurira kandi kagezi kari bugutunge. Imana yamaze kugutegura kandi kazi kari bukubesheho. Imana yamaze kwishakira igitambo ibyasaga nk'ibinaniwe. Humura, icyo Imana ishaka ni umutima wawe gusa, kugira ngo imanuke imenye kwizera kwawe, imenye aho uhagaze, imenye uko uyifata, imenye uko uyubaha, imenye uko uyishaka. Ariko ibindi byose oya, ikuzimu, umukozi w'ikuzimu ninde? Bene data, tutize umusaraba, bakundwa, tutize Imana. Uwiteka Imana abaha umugisha, abahurikiranye bose isi yose. Nizeye yuko witeguye kugirirwa neza n'Imana, witeguye kubona ubwiza bw'Imana, witeguye kubona ikinyuranyo hagati yawe n'Imana. Reka nkubwire, birashoboka ko uyu munsi waba ubabaye, birashoboka ko uyu munsi waba wumva utari muri muzi, utanezerewe, aho watekerezaga kubona umugisha akaba hafunze. Ariko iyo hari ahantu wugamaga izuba rijya kuhagera, Imana yamaze gutegura igicucu cya kabiri uri bwugamemo izuba. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo ako kantu urakumvishije. Birashoboka ko wacitse intege, birashoboka ko wabuze ibyiringiro, birashoboka ko wumva ibintu byose byanze, birashoboka ko wari wugamye izuba uri kubona izuba rihagusanze. Ariko Imana yateguye ako kanzu wari wugamye mu izuba, burya kariya kanzu kajya kurangira Imana yamaze gutegura akandi kanzu uri bwugame mu iki irindi zuba. Yesu atugirire neza. Imana y'amahoro ibantera umugisha. Nezerewe Imana kuri uyu munsi wa ku cyumweru. Turanezerewe, tugiye kuganira ku magambo y'Imana, tugiye kuganira ku mbaraga z'Imana, tugiye kuganira ku butabazi bw'Imana, tugiye kuganira ku Imana ijya yishakira igitambo mu gihe gikwiriye, tugiye kuganira ku Imana itagitererana abantu bayubaha, tugiye kuganira ku Imana ihora iri maso ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Turaganira amagambo y'Imana ari mu Itangiriro. Yesu ashimwe. Ibice 22 guhera ku murongo waho wa mbere. Imana y'amahoro ibantera umugisha. Itangiriro ibice 22 guhera ku murongo wa mbere, ni ku rupapuro rwa 18. Yesu atugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Reka dusenga Imana. Itegura dusengana Imana. Itegure kugira ngo iri jambo ribi ryawe. Itegure kugira ngo uko Imana yabigenjeje muri iri jambo nawe abari kubikugenzereza mu izina rya Yesu. Mana data, Mana nzima, Mana ikomeye, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Imana data wa twese, Imana nzima, duciye bugufi cyane kugira ngo icyubahiro kibi cyawe. Tugiye kwinjira rero mu ijambo ryabayeho tutarabaho. Ayiwe data nyiringabo, unyemerere abari wowe urisobanura. Twebwe ntago twabasha kurisobanura, ariko Mwuka wawe wera abari usobanura buri muntu wese uri butega amatwi iri jambo. Rigira aho rimukura, rigira aho rimugeza mu izina rya Yesu. Rigira iryo ryubaka ku buzima bw'abantu bari buri kurikire mu izina rya Yesu. Urakoze, urakabyara, uragaheka. Izina ryawe rikomeze kwamamara mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Reka rero umukozi w'Imana Ndeze Fidela dufashe gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi utagabanije. Amen. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Haleluya, haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Munyemerere dukurikiranira ijambo neza ngo Imana igerageza Aburahamu. Imana igerageza Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Imutegeka, iramugerageza. Urumva ni ikigeragezo kandi byumvikanye neza yuko ari Imana yamugerageje, ntabwo yageragejwe na Satani, kubera ko abantu bose akenshi ikigeragezo iyo kitujeho tuvuga ko kivuye hehe? Kwa Satani. Yesu ashimwe cyane. Ariko bisobanuke neza yuko ibigeragezo byose bitava hehe? Kwa Satani. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ratubwira ngo Imana igerageza Aburahamu kugira ngo ayitambire Isaka. Isaka ni umwana w'amateka mu nda y'Aburahamu. Yesu ashimwe cyane. Ni umwana w'amateka maremare. Ni umwana yabyaye ari mu zabukuru. Ni umwana yabyaye mu buryo bwa gihanuzi, yarabibwiwe n'Imana. Ni umwana wari umwe w'ikinege. Tuvuge ngo amina. Oh, haleluya. Ni umwana w'ikinege, ariko ngo Imana igerageza ise Aburahamu kugira ngo ajye kumutambira Uwiteka. Urumva icyo kintu? Uracyumva, uragisobanukiwe, uracyumvishe neza? Yesu ashimwe cyane. Imana yacu ni umubyeyi wacu. Imana yacu ni umukunzi wacu. Imana yacu iradukunda. Imana yacu igitugirira icyizere, ikaduha ikigeragezo kugira ngo irebe uko turi buhagarare mu kuyubaha no kuyikunda no kuyikorera. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora. Eretana wayasi erebone siredrayi. Haleluya. Ndumva mfashijwe n'Imana. Imana birashoboka ko uyu munsi waba uri ku kigeragezo cy'Imana. Birashoboka ko uyu munsi ari Imana irimo ikuringaniza ku munzani. Birashoboka ko uyu munsi Imana irimo igucundamo amavuta yo gusiga abandi bafite umwera. Haleluya. Uyu munsi birashoboka ko uri mu kigeragezo cy'ugucundwamo amavuta y'abafite umwera. Haleluya. Imana itugirire neza cyane. Imana itwiteho. Imana iduha ubwenge bwo kumenya ikigeragezo turimo ngo ni ikihe. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe nitukimenya icyo ari cyo tuzamenya uko tugihagararamo. Imana itugire neza. Komeza. Imana iguha umugisha cyane. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, ujye mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndi bukubwire ab'igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we, yasa inkwi zo kosa igitambo. Arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu be ati musigare hano n'indogobe, nge n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kosa igitambo azikorera Isaka umuhungu we, ajyana n'umuriro n'umushyo, bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramwitaba ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi, ariko umwana w'intama urihe w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye, Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Bagera ahantu Imana yamubwiye. Aburahamu yubakayo igicaniro yari yararikaho za nkwi, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we.
marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru uti Aburahamu we, Aburahamu. Aritaba ati karame. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Aburahamu yubura amaso areba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana ishimwe. Navuze ngo Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo Uwiteka Imana agerageza Aburahamu ngo ajya kumutambira umwana we Isaka. Yesu ashimwe cyane. Nababwiye ngo dukurikirane neza yuko ikigeragezo kitava kwa shitani gusa, ahubwo Imana ijya ibasha kutugerageza kugira ngo irebe imbaraga dufite no kwizera dufite no kwihamiriza dufite. Tuvuge ngo amena cyane. Imana ngo iramusanga iramubwira ngo yewe Aburahamu, Aburahamu, haguruka ugende ujye ku musozi i Moriya. Haleluya. Ugende ujyane umwana wawe Isaka ujye kumuntambira. Tuvuge ngo Imana ishimwe cyane. Twamaze kumva ko uyu mwana Isaka yari umwana wo mu busaza, yari umwana w'ikinege, yari umwana ukunzwe, yari umwana ababyeyi be bahanze amaso, yari umwana ababyeyi be bafitiye urukundo rudasanzwe. Ariko uwari wamutanze ariyo Mana yashakaga kugerageza aba babyeyi b'uyu mwana kugira ngo Imana imenye neza yuko ese koko Aburahamu aranyubaha, ese koko Aburahamu arankunda, ese koko Aburahamu reka mugeragereze kuri uyu mwana we w'ikinege ndebe imyitwarire iri hagati yanjye na Aburahamu. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Noneho Aburahamu yabyumvise nk'ako kanya. Nyemera rujye wumva icyo Imana ivuganye nawe, ucyumve vuba, kubera ko icyo Imana ikubwiye nubwo cyaba gikomeye ariko birashoboka ko kirimo igisubizo cyawe hagati yawe n'Imana. Tuvuga ngo Imana yacu tugirire neza cyane. Aburahamu ngo arazinduka afata amatandiko, afata indogobe ashyiraho inkwi, ashyiraho ibintu byose, ahamagara abagaragu be babiri barabaherekeza baragenda. Yesu ashimwe. Ahandi hantu numvise nkunze uyu mugabo Aburahamu yagize ibanga rikomeye cyane. Aburahamu yumvise ijwi ry'Imana, ariha agaciro, ariha uburemere, yirinda kugira ikintu yavuga kuri ubu buhanuzi cyangwa kuri iki kigeragezo Imana yari ishize imbere ye. Tuvuge ngo amina cyane. Dukunda kugeragezwa, twahura n'ibigeragezo tukiruka tukabibwira abantu bose. Amen. Ukabivuga ahantu hose kuri mu kigeragezo. Urimo urabwira nde ikigeragezo ufite? Tekereza ku muntu uri kuganiriza ikigeragezo uriho uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Tuvuge ngo amina cyane. Hari ubwira ikigeragezo cyawe akakubwira ati ahubwo si we wabona upfuye. Hari ubwira ikigeragezo cyawe akavuga ati burya nawe byakugeraho. Yesu atugirire neza cyane. Kandi Yesu aduha ubwenge yo kabyara yo gaheka. Tuvuge ngo amina cyane. Noneho Aburahamu, reba Aburahamu kugira ngo Imana imugeragereshe gutamba umwana wa Isaka, narangiza abihisha umugore we. Abihisha umugore we. Mwabantu mwe munkurikiye kuri Holy TV Rwanda, utekereza umugore wawe cyangwa umugabo wawe n'umuntu muba muhuje buri kimwe cyose, n'umuntu muba mwaramaze guhuza amaraso, n'umuntu ubukunda, n'umuntu uba ari umunyamabanga yawe menshi cyane akomeye. Yesu atugirire neza. Haleluya. Ariko aramuhisha, amuhisha icyo Imana yavuganye nawe, kuko iyo abimubwira ntabwo uyu mugore yari bwemere yuko uyu mwana bamujyana kuri uyu musozi w'i Moriya. Yesu atugirire neza cyane. Tuvuge ngo amina cyane. Rimwe na rimwe umugore ari kuvuga ati wavangiwe, ntabwo
umwana. Ntabwo Imana yaduha umwana ngo nirangiza imwisubize ujye kumutamba imori. Yesu ashimwe cyane. Aburahamu agira ubwenge, Imana iduha ubwenge nk'ubw'umukozi w'Imana Aburahamu. Tuvuge ngo amina, haleluya. Imana iduha ubwenge, Imana iduhe gushishoza, Imana iduhe gukomera, Imana iduhe kugira ibanga mu masezerano twagiranye n'Imana, mu ijambo twavuganye n'Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Tuvuge ngo haleluya cyane. Mana yacu niyamamare, Mana yacu niyamamare, haleluya, haleluya. Noneho arangije ngo arazinduka abihisha umugore. Ndumva afashijwe cyane. Abihisha umugore we, haleluya, abihisha umugore we di. Arangije afata abagaragu be babiri, nabo ntabwo bari bazi icyo agiye gukora. Afata inkwi arasa zishyira ku ndogobe n'umwana n'abagaragu be bari, arabwira ngo tugende. Uwo musozi wari ahantu kure cyane. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Wari ahantu kure, baragenda. Bagezaho Aburahamu ngo ararama, araba hejuru, ngira ngo yageze mu cyerekezo cy'uriya musozi. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Aratekereza, ariko hari abagabo bazi ubwenge. Zamura icyubahiro cy'Imana. Hari abagabo b'Imana bazi ubwenge, kuko hari n'abagore b'Imana bazi ubwenge. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Arangije ngo abwira aba bagaragu, arabwira ati rero nimube musigaye, umva ibanga, mube musigaye aho ngaho. Hanyuma njyewe n'uyu mwana tujye hirya ho gato, tujye gusenga Imana. Zamura icyubahiro cy'Imana. Muko Imana yavuganye nawe, mu mabanga ufitanye n'Imana, ujye ukora ugire n'igihe cyo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ujye ukora ugire igihe cyo kwerana n'Imana. Uyibaze ngo mbese turacyari kumwe, uyibaze ngo letani ebonesire, uyibaze ngo muri rwa rugendo twasezeranye uracyari kumwe nanjye. Tuvuge ngo amina cyane. Aragenda arasenga. Amaze gusenga Imana, urumva byabaye confirme n'icyo Imana yari yamubwiye, kuko Imana ntabwo yagombaga kumureka ataragera ku musozi yamubwiye. Yesu ashimwe cyane. Aragaruka afata zawe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe bene data, Yesu ashimwe abantu b'Imana, Yesu ashimwe abakristo, Yesu ashimwe abashumba, Yesu ashimwe abakozi Imana, bahanuzi bavuga butumwa. Imana y'amahoro ibampere umugisha, Imana y'amahoro ibampere kuba nka Aburahamu mu izina rya Yesu Kristo. Arangije ngo afata zawe, azikorera umwana we, afata umushyo n'umuriro. Arababwira ati mwe mugumaho ngo turakomeje n'umwana. Yesu ashimwe cyane. Bakomeza urugendo ho gatoya, barahagera. Bakigenda umwana bimwanga mu nda. Zamura icyubahiro cy'Imana. Umwana bimwanga mu nda, aravuga ati ariko papa bimeze bite? Ndimo ndabona ibikoresho byose tubifite. Tuvuge ngo amina cyane. Ndimo ndabona ibikoresho byose tubifite, ariko se igitambo kiri hehe? Mana ishimwe. Aburahamu aramubwira tumva mwana wanjye, humura, igitambo Imana iraza kwironkera igitambo. Haleluya. Imana iri bwironkera igitambo. Imana yo mu ijuru dukorera dusengera ironkera igitambo. Zamura icyubahiro cy'Imana ishobora byose. Reka nkubwire nshuti yanjye, wari uzi ko ibikurwanya Imana iri bwironkera igitambo? Wari uzi ko intambara uri Imana iri bwironkera igitambo? Azetakire benesire dai. Imana ijya yironkera igitambo. Iyo wahagaranye nayo ukomatana nayo, iri bwironkera igitambo. Ibyo byasaga nk'ibitakiriho, Imana irironkera igitambo. Ibyo byasaga nk'ibikuruhije, waburi igisubizo, Imana irironkera igitambo. Tuvuge ngo Imana yacu nihabwe icyubahiro cyane. Nshuti zanjye munkurikiye, haleluya. Baragenda bagezeyo, Aburahamu aracana umuriro, afata zankwi azisasa neza ku gicaniro, aracana. Amaze gucana afata wa mwana, aramuboha. Amaze kumuboha, umva imbaraga z'Imana, umva umugabo wo kwizerwa, umva umugabo wubashye Imana, umva umugabo washatse mu maso y'Imana, umva umugabo uzi gukunda Imana, umva umugabo uzi kubaha Imana, umva umugabo uzi kwegerana n'Imana cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo afata wa mwana we, ngo aramuboha. Amaze kumuboha, haleluya, haleluya, ngo amushyira hejuru ya
za nkwi mu gihe agiye gufata umuriro ngo acane. Yesu ashimwe. Marayika w'Imana, marayika w'Imana, marayika zetekidemone waya, marayika w'Imana. Data wa twese, hari marayika w'Imana uje ku buzima bwawe, hari marayika w'Imana uje ku kibazo ufite, hari marayika w'Imana uje kuguhamagara, hari marayika w'Imana uzanye igisubizo. Wicika intege, ihangane undi munota. Hari marayika w'Imana uzanye igisubizo ku itorero, hari marayika w'Imana uzanye igisubizo ku bana b'Imana, hari marayika w'Imana uzanye igisubizo ku buzima bwawe, hari marayika w'Imana uzanye igisubizo ku byakubase, hari marayika w'Imana. Haleluya! Yesu shimwe. Cyubahiro ni cyawe Mana we. Marayika ngo arahamagara Aburahamu we, Aburahamu, Aburahamu. Haleluya! Yesu shimwe. Aburahamu, Aburahamu aritaba ngo karame. Haleluya! Haleluya! Ijwi riramubwira ati have have. Kubaha Imana kwawe kwagaragaye. Icyo Imana yagushakaga yamaze kukibona, icyo Imana yagushakaga cyamaze kugaragara. Aburahamu uramenye, uwo mwana ntumushyireho umushyo, ntumushyireho umushyo, atahubwo zamura amaso ye. Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu, 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 Yesu. Cyubahiro ni cyawe mwami w'abami. Atahubwo reba haruguru yawe, ngo reba haruguru yawe mu gashyamba. Arareba mu gashyamba haruguru ye, aramubwira ati harimo intama, genda uyifate aba ariyo ugira igitambo. Ayi Mana we, Mana we, Mana izana imbaraga zawe, Mana we, Mana izana imbaraga zawe, Mana, Mana izana imbaraga zawe, Mana we, Mana izana imbaraga zawe, Mana we, Mana izana imbaraga zawe, zazanye igitambo, izana imbaraga zawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe Imana. Aburahamu akireba ngo abone umwana w'intama, amahembe yafashwe hehe? Mu giti. Aragenda azana ya ntama, umwana wamukura ku gicaniro. Yesu ashimwe cyane. Ahatambira intama Imana yishakiye. Yemwe bantu b'Imana, yemwe bwoko bw'Imana, mureke kwirwanirira, mureke kwicira inzira, mureke kurira, mureke gucika intege. Ongererwamo imbaraga z'Imana. Ihangane undi munota, wongere ukomeze urugendo. Imana irishakira igitambo. Reka nkubwire, birashoboka ko uyu munsi hari ahantu wari urimo ukura ibigutunga, wari urimo ukura ibibeshaho umuryango wawe, wari urimo ubona ubuzima bwa buri munsi bugenda, ariko aho hantu uyu munsi ukabona harimo hacumbagira, harimo hasubira inyuma. Reka nkubwire, Imana yamaze gutegura igitambo. Haleluya! Imana yamaze kugutegurira igitambo. Imana yamaze kugutegurira kandi kagezi kari bugutunge. Imana yamaze kugutegura kandi kazi kari bukubesheho. Imana yamaze kwishakira igitambo. Ibyasaga nk'ibinaniwe, humura, icyo Imana ishaka ni umutima wawe gusa, kugira ngo imanuke, imenye kwizera kwawe, imenye aho uhagaze, imenye uko uyifata, imenye uko uyubaha, imenye uko uyishaka. Ariko ibindi byose Imana irironkera igitambo. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane. Haleluya, ndabakunda. Imana ikomeze kubampera umugisha, Imana ikomeze kubashyigikira. Mwijye mwibuka gukora share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku isi hose. Birashoboka ko uyu munsi twaba turi Kanombe, ariko ubutumwa bugakwira isi yose. Ni wowe rero ukenewe, ahacu twahakoze. Yesu ashimwe cyane. Ikibura ni wowe, kugira ngo ukore share ndetse ukande subscribe, kugira ngo ubashe guteza n'imbere uyu murimo w'Imana. Abantu bose bajya babasha kudukurikira, nawe ubwawe udukurikira umunsi ku wundi, buri cyo dushyizeho cyose ubashe kukibona. Ndabakunda. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, shalom, shalom.